Abantu benshi batekereza ko banywa amazi ku kigero gihagije. Ese koko nibyo? Bahaye ikaze, nitwa Olive. Uyu munsi ndashaka kubagezaho ikiganiro cy'ingenzi cyane ku buzima bwacu bwa buri munsi. Tugiye kuganira ku ngano y'amazi umuntu agomba kunywa, ndetse tunarebere hamwe uburyo abantu bafata amazi bitewe n'imyaka, ibiro ndetse n'imiterere y'imirimo bakora. Amazi ni kimwe mu bintu twirengagiza, ariko ni ingenzi kurusha ibindi mu mubiri. Niba hari igihe wibaje ngo ese koko amazi mfata arahagije? Uyu munsi urabona igisubizo kirambuye kandi gisobanutse. Amazi ni umutungo wa mbere w'ingenzi umubiri ugomba kugira ngo ukore neza. Muri rusange, umubiri w'umuntu ubarirwa ko ugizwe na 60% by'amazi ku bantu bakuru, naho ku bana bikagera kuri 70-75%. Ayo mazi atuma ibintu byose bikenera gukorerwa mu mubiri bigenda neza. Atuma amaraso atembera neza, atuma udutsi tuvubura amakuru ku bwonko dukora neza, afasha mu igogora, atuma umubiri wacu ugira ubushyuhe buhagije, kandi arinda ibice by'umubiri kwangirika, harimo no kurinda uruhu kumagara. Iyo umubiri ubuze amazi ahagije, ushobora kumva unaniwe, ukaribwa umutwe, ukumva muri wowe wahindutse, cyangwa se ukagira ikibazo cyo kwibuka. Ibyo byose bigaragaza ko amazi si amahitamo, ahubwo ni ubuzima nyabwo. Ingano y'amazi umuntu akeneye iratandukanye bitewe n'imyaka afite, ibiro ndetse n'imirimo akora. Abana bato bakeneye amazi menshi ugereranyije n'ibiro byabo, kuko umubiri wabo uba uri gukura kandi ukenera gukorerwamo ibintu byinshi bitandukanye kugira ngo umwana akure. Abana bari munsi y'imyaka 8 bakenera hagati ya 1 kugeza kuri 1,5 ku munsi. Abari hagati y'imyaka 9 na 18 bagakenera 1,5 na 2. Iyi ni ingano ibafasha mu mikurire, mu myigire no gukomeza guhangana n'umunaniro, ndetse bigatuma n'ubwonko bwabo bukora neza. Ku bantu bakuru by'umwihariko, uburyo bwo gupima amazi bwitabwaho cyane, kuko haba hari itandukaniro rinini ritangwa n'ibiro, imirimo bakora umunsi ku munsi, ndetse n'aho batuye, ubushyuhe, ese harakonje. Ibyo byose bituma ingano y'amazi ku bantu bakuru yitabwaho cyane ko no ku bantu bakuru baba bakora siporo, cyangwa se bakanakora n'indi mirimo yindi itandukanye ituma bakoresha imbaraga nyinshi. Abahanga mu mirire no mu buzima rusange bakoze ubushakashatsi bwerekana ko amazi umuntu akeneye ku kiro kimwe cy'ibiro ari hagati ya 30 na 35 mililitiro ku munsi. Iyi ni imibare yagaragajwe na WHO ndetse na EFCA. Iyo uhisemo umubare uri hagati ya 33 milliliters, bivuze ko uba ungana na litiro 0,033 litiro. Fata ibiro byawe ubikube na 0,033 ubone ingano y'amazi muri litiro ukeneye kunywa buri munsi. Reka mbahereze urugero. Umuntu ufite ibiro 60, bivuze ngo urafata 60 ukube na 0,033 ubone 1,98 litiro. Bivuze ngo ni hafi ya litiro 2. Bishatse kuvuga ko umuntu ufite ibiro 60 agomba kunywa byibuze litiro 2 ku munsi, kugira ngo abe yizeye yuko afashe amazi ku kigero gihagije, atari menshi cyangwa se atari make. Umuntu ufite ibiro 75, bivuze ko arafata 75 agakuba 0,33 bingana na litiro 2,470 liters. Iyo utekereje neza, iyi mibare irumvikana pe, ndetse ishobora no kugufasha mu gupima neza ingano y'amazi ugomba gufata buri munsi. Nizere yuko nawe uri gufata ibiro byawe ugakuba na 0,033 ugahita umenya ingano y'amazi ugomba gufata ku munsi. Ubwo ndavuga litiro.
Nubwo forumire ya 0.033 itanga igisubizo cyiza, hari ibintu byongeraho bituma umuntu akenera amazi menshi kurusha abandi. Dufate nk'urugero, abantu bakora imyitozo ngororamubiri bakoresha amazi menshi iyo bari kubira ibyuya. Bityo bagomba kongeraho hagati ya 0.5 kugeza kuri litiro 1 z'amazi ku munsi. Ndabashimiye cyane mwebwe twabanye kuva ku ntangiriro tukaba tugeze ku musozo w'ikiganiro tukiri kumwe. Ubu ufite uburyo bworoshye bwo kumenya amazi ukwiriye kunywa ukoresheje forumire yizewe, ufata ibiro byawe ukuba na 0.033 ishingiye ku bushakashatsi mpuzamahanga. Iyo abantu banywa amazi ahagije, ubuzima bwabo burahinduka, batekereza neza, bagira imbaraga, ubwonko buratekana ndetse n'ubuzima bw'uruhu bukarushaho kuba bwiza. Mwibuke gukora like, comment ndetse na subscribe kugira ngo dukomeze kuganira no gusangira ubumenyi bufasha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze cyane, mube amahoro.